Inosa ejo bundi hari message watambukije hano kuri Gonareke Plus mu misi yashize watambukije hano message kuri Gonareke Plus ariko ibyo ndi kubona ubu ngubu ntago twari tuzi ko bizaba bimeze gutya. Yego. Wenda nafata kanya nkamvisa abantu. Yaje kumbira ijambo arambwira ngo ndangurure mbwira isi yose. Koresha microphone neza. Yego. Ndangurure mbwira isi yose abari mu Rwanda n'abari hanze ku isi bari Burayi n'abari hehe bose. Ngo mabwire ngo igihe ni iki ngiki. Kirageze kandi kirasohoye. Amahirwe bafite namwe bagomba kuyakoresha ubu bafite amezi ageze muri 5. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero Mwuka Imana yambwiye ngo hari ibindi nzakubwira bizakurikiraho ngo kandi umuntu wese nabyumva umuntu wese nabyumva uyu mwaka ubaye umwaka utiyigeze kubaho mu myaka yose. Hari ikimenyetso Imana itambukijeho umwaka impamvu kandi uyu mwaka ubereye isi yose. Ikindi uyu mwaka hajemo icyorezo gisha, hari icyorezo nabonyemo gisha gitangira ku bihugu duturanye. Yambwe ngo hanyuma y'ibi ngibi hari ibintu izambwira bidasanzwe. Ushize warahanuye atera ibyerezo bishyashya bigiye kuza. None twabonye imipaka batangiye kuyifunga. Ese kuko nibwo abahanuzi butangiye gusohora cyangwa iby'Imana ivuze uko Imana yaje kumbwira ngo cyane cyane ngo nanone ndebe barabiburaya ngo basa nkaho bageze mu bisubizo aho bari bakahita nko mu ijuru. Uko Imana yaje kumbwira ngo babwire ngo aho bari ni gihonomo baraba diaspora aho bari ni inzira y'ubusamo ibajyana gihonoma ngo nibabe maso cyane kubera ko naje kubona mbona ibintu biteye ubwoba kuri bo. Agiye kubona mbona bamwe basa nkabahawe priave bari guhambira mbona bamwe basubiye iwabo kuri gakondo, bamwe basubiye mu bihugu byabo, abandi bakabahambiza, abandi bakagenda bari kurira. Nuko Imana arambwira ngo nubwo benshi bari Burayi ariko imitima yabo ari mu bihugu baturutsemo, ariko abandi bakaba bafite isoni nyinshi. Yego. Bakaba bafite isoni nyinshi zo gusubirayo mu bihugu baturutsemo kuko bamwe bavuyeyo bahemutse. Yes, ni by'agaciro gakomeye kuduhitamano kuri Gonareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kwana muri kigano nkanakibura. Ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus turafite umukozi w'Imana Innocent Rungano. Mumenyere ko iyo nicanye na Innocent tuba tugiye kubabwira ibintu bifatika, ibintu bigaragara kandi ibintu bifasha abantu muri urugendo rwa hano ku isi cyangwa se tukiri muri ubuzima bwa hano ku isi. Innocent ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi, ni umuntu usengera abantu bagakira. Ni umuntu w'Imana, ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Nizeye ko abantu bari buze gukurikira kino kiganiro hari ubundi bushye bari bwongere kumva Imana cyangwa se arandi makuru bari buze ko ngakumva Imana, arandi makuru bari buze ko ngakumva mashyashya bagomba kugendera cyangwa se ukuntu bagomba kwitwa bakiri kuri iyi si ya rurema. Hanyuma Innocent, mu gitondo wamvugishije kananye nari nkukeneye, numvaga nshaka kukuganiriza, numvaga ko abantu bagukumbuye. Hanyuma Imana yemeye ko tuza kugana aka kanya, ndakwakira no kuri Gonareke Plus. Murakoze kunyakira, Imana bamugisha kandi ubiteka bishimire. Kubera ko ibintu tuba tugiye kuvuga ni ibintu biba bitari ibyacu ahubwo aba ari ibintu by'Imana kandi ibintu biba bikomeye, byafasha umugenzi wese wemera Imana akemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu mba nifuza ko twatangira ikiganiro dusenze kugira ngo amagambo yose turi buze kuvuga aze kuba ayobowe n'Imana, ntituvuga yacu ahubwo tuvuga y'Imana ituyoboye. Kandi nizera ko n'abantu baba badukurikiye nayo magambo yaza kugira kuri abo bantu baba badukurikiye akagira ikintu ahindura. Maze iminsi mvuga ko tugomba kumva tukareba ariko nanone tukiga. Niki tugomba kwiga mu gihe nk'iki gikomeye, mu gihe nk'iki kigoranye, ariko nanone cyiza aho ushobora kumva ubutumwa bw'Imana uri ahantu hariho hose ubukurikiye ku koranabuhanga. Niki ugomba kwiyumva cyangwa se ukareba cyangwa se ukaniga, byose biraza kuba bikubiye muri iki kiganiro. Innocent, dufashe kudushyira imbere y'Imana. Reka dusenga Imana. Kanshira muri silence. Yego. Reka dusenga Imana. Yego. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Telasi de bosha de la manda la tesiva na mena mangashi la bonema. Uri byo kwiringirwa mwami ro kwizerwa urera kandi urakiranuka. Duciye bugufi ngo ushirwe hejuru mwami. La silebo shaidimanda la honda sila tolebana la tede kwa shaidimandi la hailo saidima telabo shaidima telas ve enande kotalabini manda la sive la tro leko talabi elema dosi de bodo shaidimanda. Urakoze kumvishe mu izina rya Yesu, amen.
hanyuma inosa reka ntange itangazo rimwe cyangwa amatangazo abiri ku bantu badukurikiye. Hanyuma iyo dusoje gukora ikiganiro n'umukozi w'Imana cyangwa se n'umuhanuzi mba natumiye, dusiga nimero ye inyuma ku muntu wifuza gusengana nawe kugira ngo aze kumubona mu buryo bworoshye. Ikindi iyo wakunze ibiganiro tugenda tukugezaho, niyo watangiye kubikunda wakora subscribe kugira ngo udacikanwa mu muryango mugari turi kugenda twunguka abantu benshi, ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka. Hanyuma niba ufite inshuti yawe ukunda washaringa iki kiganiro, cyane cyane ko bino biganiro byacu umuntu abisharinga cyangwa se abisangiza umuntu akunda. Udafite umuntu ukunda ni wowe ukigumana, ariko ufite abantu ukunda urakibasharinga. Hanyuma reka nakire umuntu twatumiye hano wacu uyu munsi. Inosa ndakwakiriye. Murakoze kwanyakira Imana imugisha. Bomeze neza ndashima Imana. Mbere y'uko tujye mu butumwa Imana yaguhaye uza kutugezaho cyangwa se ubutumwa Imana yageneye abantu, reka tubanze tuganire gatoya. Yego. Amakuru y'imisi. Amakuru y'imisi ni meza, turashima Imana. Turakomeye gusenga turabikomeje. Kandi dushimye Imana. Abantu badukurikiye babonye n'icamwe nawe, hari umuntu wagiye arandika ati ngiye ngukunda kubi. Hari undi wagiye arandika ati wowe na David mbakunda kubi. Imana byakirute muri rusange. Nta ukundwa na bose nta nuwangwa na bose, ariko abankunda Imana ibaha umugisha, kandi n'abatankunda nawe Imana ibaha umutima wo kunkunda kuko ntacyo ntwaye. Bifata ute nk'abantu rimwe na rimwe yaragiye dutambutse ubutumwa, kandi ubutumwa bwiza babwigenewe abantu, ukumva umuntu ntashatse kubwakira neza, ubyakira ute wowe nk'umukozi w'Imana? Ku ruhande rwanjye birambabaza, nkakomeza gusenga nkabwira Imana ngo Mana fasha nabara bari mu mwijima baza kujya mu muco, kandi nicyo Uwiteka ashaka, nacyo Uwiteka ashaka ko twe abantu bose bajya mu muco bateye kujya mu mwijima. Yego. Hanyuma abantu batumenyereye bamenye ko nk'ari na Innocent mu bihe by'amasengesho, nge nashatse umunsi Innocent tazaba ari mu bihe by'amasengesho cyangwa se amari kimwe cyose atagiye mu bihe by'amasengesho, narawubuze. Niyo duhuye urambwira ati nabivuyemo ejo nzabitangira ejo bundi, ni mu yitatu ndi mu imisi 7. Ubu ngubu bihagaze bite? Na ayitatu yasoje ku cyumweru cyashize. Hari abo twafatanyije iminsi 7 tuzasoza kwa gatandatu, twatangiye kwa mbere tuzasoza kwa gatandatu. Rero ndatekereza ko Imana ariyo kwizerwa kandi ariyo kwiringirwa. Niyo mpamvu kenshi niyo mpamvu njya nguhamagara mfite message, nta nshobora gutanga message nariye cyangwa se ntari gusenga. Yego. Buriya message ugomba kuba wabanza ukayisengera bihagije. Ego manza kuyisengera bihagije kugira ngo nibure ize gukora ku bantu cyangwa se message iza kumvikana cyane. Manza gusenga, nkamanza kwatura nkavuga ngo Mana cyatuma message idatambuka cyose gikurweho, ndi no gusenga, ariko nkashima Imana yuko ijya yemera ko twicara nkaza gutambutsa message. Yego. Aha. Hanyuma umurimo Yesu yagutumye wo gusengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, si umurimo Imana yaguhaye, ukora ute muri iyi minsi, uhagaze ute? Ndagerageza nkawukora uko yawumaye kuwukora. Ndabigerageza. Abantu benshi bari kumpamagara ni benshi cyane. Rero nuwahetse gutanga ubuhamya uvuga ko yaguhamagaye afite imyaka 42. Yarabuze imihango harya? Umaze imyaka 42 yarabuze imihango. Ubu ngubu kabisa bisigaye byagenda neza. Bisigaye yaraje bimeze neza. Muri iyi minsi nditegura no kuzamushyingira. Kwindusa wazambye ngaguherekeza. Uwo munaga zemera. Oya nzakubwira. Kuki wagenda wenyine kandi mpari? Nzakubwira tujyane. Mba ngomba kugenda ariko ubundeka ngubwiye Innocent. Nje mu kintu naje nkora cyangwa mu kintu naje mvuga, nge naje kugaragariza abantu nkababwira ati ko mwabura Imana ikize ko Imana ntigikora. Nyine nkagaragaza ibitangaza imirimo y'Imana Imana igenda ikora mu bantu bagiye bacika intege. Ubundi David ntago wenda Yesu abantu yakizaga arababwira ngo mugende ntimubigaragaze ntimuvuge kandi ngiye bakijije akabihisha. Nanjye bwanjye numvaga nabihisha, ariko impamvu najya mbihisha no kugira ngo nibure abantu bataye ibyiringiro. Abantu bataye ibyiringiro bazamenye ko hari Imana igikora imirimo n'ibitangaza igikora. Niyo mpamvu n'abantu bose bafite kwizera kungana, ntago ari ngombwa kuza kubivuga. Hari naho Yesu yabikoraga akabikora ku mugaragaro, nko kwa Lazaro yabikoze burya ku mugaragaro. Yego. Yaravuze ati cyagiye mwarampinze, atari ku bungu bareka mareke mubanze mugira ute mubibone ko ari ngiye uzura abapfuye. Nyine i Betaniya mu kirorero Yesu nyine hariya rero kwa Lazaro Yesu hageze bwa mbere bamutera amabuye baramukubita ati genda wamutubuze. Kubera iki? Yavuye kwa Yayiro azuye umwana wa Yayiro wari wapfuye. Amaze kumuzura abanditsi n'abahanga ntibabyemera. Baravuga ngo ubundi umuntu kugira ngo abe yapfuye neza agomba kuba maze nk'imisi 5
abantu nk'iminsi 2-3 atangiye kunuka Yesu akimara kumukiza akimara kugerayo abantu baravuze ati bundi ntago ari gupfa uyu nguyu yari mu nze yo kubaho abanditse barita babyandika aravuga ati wapi uyu nguyu yari wo kubaho ubundi aratubeshye nk'ubu ngubu nshobora kuvuga ngo nasengeye umuntu gutya na gutya bigenda neza biremera avuga ati ibyo ntago bishoboka akavuga ati ibyo ntago bikunda ariko igitondo kimwe Imana ikazakora imirimo ikazantuma nk'ahantu runaka nkazajyana runaka nkazasenga bose babireba mu muhanda bose babibona bakabona Imana ikoze imirimo ndashaka kubona Imana ikiza live yego kandi icyo gihe Imana ishobora kuzabikora ikazampa n'uburenganzira bwo kuguhamagara kugira ngo nawe uzabyibonere wenda biri live ibi ngibi dukora dusengera abantu wenda bitari live sibyo bakaza gushima bitari live ariko ubutaha hari igihe Imana izabikurika twemerera bikazaba live tukazaza gusengera nk'umuntu runaka wenda biri live ntago ari kugira ngo bagire ngo tuze gusenga ahubwo ni kugira ngo abantu bazamenye ko hari imirimo Imana igihari igikora imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi hari ahantu bari mu nsengero runaka ujya kubona umuntu bamwishyuye umuntu bakamwishyura ategaragaza ko umaze imyaka myinshi wararwaye uburwayi mu macacizi byinshi ari babikoresha ko yarwaye wenda afite uburwayi agize gute kandi ari muzima mundi mwanya akahita sirimba akagira gute ibyo nibyo gukurura abakiriya gukurura abantu ariko ikintu cy'ingenzi nyirizina Yesu kimuraje inshinga cyatumye apfa cyatumye azuka na n'ubu ngubu kikivuga ati umuntu nacunguye amaraso kamucungura burya David ntabwo harimo ko umuntu yakira uburwayi cyangwa yaba yabyatabyara harimo icyo bita ubugingo buri ubugingo bumaze kuba buzima umubiri iki gipambara twambaye iki kibiri Yesu arukunda kigira akakivugurura akakigira neza ubu ngubu wenda abantu benshi barabizi hari ukuntu umuntu akora icyo bita kuvugurura inzu yari ishaje sibyo ari yavugurura inyuma ariko wenda imbere hasa nabi nyamara wakitegereza inyuma akabona ko inzu isa neza ariko yajya mu nzu akavuga ati uko nari nzi inzu inyuma itandukanye nuko nari nyizi hehe imbere n'ubu ngubu rero hari abantu benshi inyuma barasa neza bahagaze neza nta kibazo ariko imbere bafite ibyo bita baraboze imbere baraboze bari kunuka rero aba bantu nabo wenda ni message Imana yaje kumpereza ndaza kubabwira nukuri kankubwire David n'abadukurikiranye kuri Gone Arc Plus baraza kumva iki kiganiro ariko yashima Imana iyo kirebwe nk'abantu 1000 abantu 100 bagafata umwanya bagatera gatebe bakareba bakareba Imana ibaha umugisha bura ni nabo bugingo buri abantu bose bareba n'ibiganiro suko barabakiranutse arabakirisitu oya ahubwo hari n'ababandi Imana ifatiramo bagafata mu mpinduka buriya kwihana kwiza no kuri kiganiro reka nkubwire ikintu uvuze nyumva neza hari umuntu umwe yigeze guhura nanjye turahura nandi mu modoka kwako niwitegera imodoka yuguru y'abagenzi rusange ngiye kwicara numva umuntu abamwe ngo David ngo bite ni sawa ngamakuru ngo ni meza ati David ngo nagushatse ndakubura nge ni umuntu wanyirebeye nge nyavugishiriza ati natangiye kugukurikira numva ko ibyo uvuga bitari ukuri ariko nageze nyuma nsanga ibyo uvuga byose ni ukuri ati nakurikiye ibiganiro byanyu ngenda mfashwa kandi byangiriye umumaro numva urabishimye ndavuga ati sibujya bya bintu bigira kure kandi uwo muntu ngewe ntago muzi n'umuntu nkurikira dukurikiye yadukurikiye nk'ibi biganiro byacu byaramufashije kubyo byamwubatse atanga no kugenda ahinduka ijambo rikomeye yambwiye ati nge natangiye kugenda ngirute ahinduka ni Imana ishaka ni Imana ishaka kubera ko ibyaha byamaze kunukira isi byamaze kunukira abantu ibyaha byamaze kunukira Imana abantu benshi babaye iminuko mu maso y'Imana ubwo ndaza kwinjira mu gice cya mbere cy'ubuhanuzi wenda ndaza gutambutsa wenda reka kugira ngo ntaza kugutindira kugira ngo na message y'Imana itambuke hakiri kare tuze kubohora n'abantu ngewe reka manze mvuge kuri message imwe wabanje gutanga hano ariko ngiye namaze kubona ibiri kuba ndavuga ati ese nibyo byaba biri gusora ino sa ejo bundi hari message watambukije hano kuri Gone Arc Plus mu minsi yashize nta nimvuga ejo bundi ntumve ko ari ejo bundi nyine koko ni mu minsi yashize watambukije hano message kuri Gone Arc Plus ariko ibyo ndi kubona ubu ngubu ntago twari tuzi ko bizaba bimeze gutya yego wenda nafata kanya nkamvisa abantu none tukabireba koko se ni bwa buhanuzi butangiye gusora cyangwa se inyuma yaho hari ibindi tugomba gutegereza yego ifungura message ifungura twumve reka nsubira inyuma ho gatoya gutya reka ntangiye igihe nkuko Imana yampaye
yaje kumbira ijambo arambwira ngo ndangurure mbwira isi yose. Koresha mikrofone neza. Yego. Ndangurure mbwira isi yose abari mu Rwanda n'abari hanze ku isi bari burayi n'abari hehe bose. Ngo mabwire ngo igihe ni iki ngiki kirageze kandi kirasohoye. Amahirwe bafite namwe bagomba kuyakoresha. Ubu bafite amezi ageze muri 5 yo kugira ngo bahindahinde Imana ibagarukeho. Hanyuma ikindi nagiye kubona mbona ko Imana agiye kunyereka mbona amafaranga ajyanyagiye hasi. Abanyamafaranga ajyanyagiye hasi. Ngiye kubona mbona abantu benshi bari kuyarwanira mbonye bari kuyarwanira ya mafaranga barwanira mbona ahindutse umuriro. Ayo mafaranga barabatwitse kandi bayafataga wese yatwikwaga nayo. Nuko Imana yambwira ngo dore n'ubutunzi bwanduye abantu bari kwirukira. Umuntu uzi ko yambara kaberwa akagira gutya agiye kumera nk'uwambaye ubusa. Ko muko Imana yabinyeretse. Abahanuzi babaye imari mu buryo budasanzwe. Kubera iki? Kubera ko nabira bifo abahanuzi b'ibifo. Muko Imana yambwira ngo witegereje bandavuze ngo narebye. Ambwira ngo genda urangurure. Imana ishimwe. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero muko Imana yambwiye ngo hari ibindi nzakubwira bizakurikiraho ngo kandi umuntu wese nabyumva azahinda. Umuntu wese nabyumva uyu mwaka ubaye umwaka utiyigeze kubaho mu myaka yose. Hari ikimenyetso Imana itambukijeho umwaka impamvu kandi uyu mwaka ubereye isi yose. Ikindi uyu mwaka hajemo icyorezo gisha. Hari icyorezo nabonyemo gisha gitangira kwibugu duturanye. Yambwe ngo hanyuma y'ibi ngibi hari ibintu izambwira bidasanzwe. Imana ushize naravuze ngo reka tube turekeye hano. Ubushize wahanuye mu kiganiro ubushize warahanuye atera ibyerezo bishyashya bigiye kuza. None twabonye imipaka batangiye kuyifunga. Ese kuko nibwo abahanuzi butangiye gusohora cyangwa iby'Imana ivuze ari gihe Imana igivuga igira ngo n'abantu bihane. Ikabivuga kugira ngo abantu bayicire bugufi bayubararire bayubahe. Abari bazi ko aribo bazwi ko baribo basenga bonyine cyangwa se aribo bazi ko bakomeye mu buryo bw'iyobokamana mu gusenga cyangwa se mu bundi buryo bwose. Isi yose Imana ibishaka kuyigaragariza yuko iyo ubwayi idashoboye nta n'imbaraga igira. Aho kishaka kugaragaza ngo bose abantu bose abakomeye n'aboroheje bose baha Imana. Umuntu wese uhumeye kuri kwisi utuye isi abari muri Afrika ni Burayi umuntu wese aherereye Imana iri gushaka kwerekana ngo ubwenge bwabo bwose n'ubusa. Aho ko Imana ishaka kugaragaza ko ari yo Mana yo kwizerwa uri hejuru ya bose. Wenda natangira ntanga message. Wenda manzi dufashe kano kantu. Ubushize warahanuye ko hari ibyorezo bigiye kuza, hari icyorezo gishyashya kigiye kuza. Mu minsi yatambutse nta n'iminsi ibiri ishize imipaka bayifunze. Bayifunze duhere nko ku mupaka wa Kongo bafunze umupaka. Nayo nkubaje atese nibwo abahanuzi butangiye gusohora cyangwa se bwo tubwiye ati yego cyangwa se sibwo. Niba ari ukuni Imana ye ifite ikindi kintu yavuze cyangwa se nawe warabutangaje ukadusobanukira ibyari byo neza muri aka kanya Imana ifite uburyo izabisobanura watubwira. Ubuhanuzi burimo gusohora n'ubuhanuzi burimo gusohora. Ikindi cya kabiri nuko Imana ije kugaragariza isi yose nkuko yabivuze ko ari yo Mana yo kwiringirwa. Babandi bari bafite amafaranga ko agiye kubabera ubusa. Bagiye kuba nk'abadafite amafaranga. Bose bagiye kuba nyine nkuko umuntu ashobora kuvuga ngo arafite ariko akajya mu soko agahaha nk'ibyo abandi bari guhaha. Ntahaha ibirenze by'abandi bari guhaha kubera ko afite amafaranga. Bivuze ngo amafaranga umuntu wese afite agiye kumubera impfabusa. Ikindi cya kabiri ibitaro n'ijambo ry'Imana bigiye kubona abakiriya. Byo ngibyo narabivuze mu myaka yashize tanga icyo kiganiro. Imana imbwira ngo gutanga icyo kiganiro bigiye ku ibitaro amafaranga nako ibitaro amasengesho byose bigiye kubona abakiriya. Kuko umuntu utasengaga wese agiye kwinjira mu bitaro hanyuma avuga ngo Mana mbabaranura mu kunyijije rya none nzagushima. Nkava muri ibi bitaro ahantu ndyamye. Nkava muri ibi bitaro ahantu ndyamye nzagushima. Abandi bagiye gutangira gutererwa ibyabo camunara kubera ibihombo byinshi byinshi kuko ibyo bagiyemo ntago bigeze basenga ngo babyerekeze ku Mana kandi bo babikoze nkabo batera Imana umugongo. Niyo mpamvu Imana igeze no mu byabo byose ikabitezamo inyatsi
kabiteza bikemera ko inyatsi zijyamo ibihombo bikinjira kubera ko bimuye Imana ntibimika Imana nyirizina barayimura. Rero niyo mpamvu Imana yanze kwihanganira agasuzuguro k'abana b'abantu bariko barayigomera. Naje no kuvuga ko abangaba Imana yaje gutangaza inavuga ko n'abangaba bavuga ngo barasenga wenda bano bantu bakora mu buryo bwabo butarimo Imana. Ubundi David hari ugukora hari no gukorana hari ugukora hari ugusenga hari no gusengana n'Imana, hari ugukora no gukorana n'Imana. Uyu muntu ukora we rero hari uburyo asenga wenyine atari kumwe n'Imana, hari ugukora ariko ari gukora wenyine we ubwe agashaka inyungu ze bwite ariko nta cyubaro cy'Imana kirimo. Aba bantu uzababona kenshi bakora nta cyubaro cy'Imana kirimo, ujya gusanga kenshi iyo agusengeye leta gusaba ibitambo runaka kugira ngo ukire, kugira ngo uze kubona ibyo wakagombye kubona. Icyo gihe rero iyo aguye ku muntu utarakira Yesu Kristo nk'umwana w'umukiza mu bugingo, iyo ahuye n'uwo nguwo amukoresha ibyo ashaka ndetse akamuhanura ibintu biteye ubwoba kugira ngo aze kumwizera, yagira icyo amuha akamuhanurira ibyiza, yagira icyo atamuhereza agahanura kanseri, agahanura impfu, agahanura diabete, agahanura stroke, agahanura urupfu rwihuse, none agahita confusing wa wundi utari wakira Yesu Kristo nk'umwana w'umukiza mu bugingo utarasobanukirwa neza. Iyo amaze guhanura ibyo ngibyo rero wa wundi ahita avuga ati noneho reka kugira ngo ntaza gupfa, kugira ngo ntaza kugira gute ndagoreza ituro ry'ishimwe. Yamara kumereza ituro ry'ishimwe mu minsi 2 mu minsi 3 akagaruka akavuga ngo byandi byavuyeho, nabonye utambagizwa, nabonye uzamurwa mu ntera, nabonye amafaranga y'umugisha, nabonye ugeze kure cyane, ntabwo nabonye atitaye ko ntiyanabona ko wenda uwo muntu atavuze ngo niyature ibyaha bye, niyature ubusambanyi, niyature ubusinzi, niyature ubugambanyi, niyature gukora akazi atanze igitsina, ruswa y'igitsina, niyature kuvuga abandi, niyature kubeshya, akamuhanurira ibintu byiza gusa. Rero icyo gihe bene uwo muhano mbene abo bantu kubera ko bazi ko bari gukora bo ubwabo batari gukora iyi ni inyonge ni icyungo cyangwa se niyongera ivuga ni nk'umugereka wiyongera ku Mana nyine n'Imana. Iyo umuntu ari gukora wenyine rero akora nk'umuntu uvuga ko nyine udategereje ingororano cyangwa se udategereje uzamuhemba, we arihemba. Rero ariyo mpamvu akora ntaco yitayeho, ubugingo bwawe nyine bushyira muri gihonomu, ubugingo bwawe burangira abwica bumara. Rero ubuhanuzi bwo buri gusohora ndetse ntabwo uyu mwaka ugiye ku mwaka wihindurije mbese ubundi. Rero uyu mwaka rero nkuko Imana yabivuze mu gihe cyashize, ntanga iyo message abantu nibasenge kandi bikubita hasi baririra Imana, bareke Imana yabatabara. Gusa hari abo wenda navuga ko hari abamazi yarenze inkombe kuko ibihombo byo binarabasatira byanga byakunda, bagiye gusengera mu bihombo, bagiye gusengera mu marira, bagiye kwicira bugufiya, ariko igihe bakagombye kwicira bugufiya bafite ibyabo bagiye kwicira bugufi ibyabo maze kubashiraho. Yego, hanyuma reka tunakomeza na message Imana yaguhaye ngo yageneye abantu bakurikira ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange, abantu batwumva baba bahereye hariho hose, kugira ngo iyo message nayo tuyite tukomeza tuyumve. Nge ndaza kugaruka nyuma ya message. Imana bamugisha. Message ngiye gutanga ni message yo mu Kinyarwanda, ariko ndimo gukomeza gusenga Imana, ndavuga ngo mbese Imana ko message ziri mu Kinyarwanda hari ukuntu wabigenza nibure no mu rundi rurimi abantu bakazabyumva batavuga Ikinyarwanda, bavuga Igiswahili, bavuga Icyongereza, bavuga Igifaransa. Nuko Imana arambwira ngo nzakoreza umuntu uzi kuvuga Igifaransa neza, uzi kuvuga Icyongereza neza, ndetse uzi kuvuga n'Igiswahili. Muzajyana izindi message uzatanga azazitanga muri izo ndimi. Uzagira uvuga mu Kinyarwanda, asemure mu Kiswahili, asemure mu Gifaransa, asemure no mu Cyongereza. Rero kubera ko wenda ngiye Icyongereza mfite ntago gishobora ntago ari cyinshi cyane, n'Igifaransa ntago ari cyinshi cyane, n'Igiswahili ntago ari cyinshi cyane. Ndakomeza gusenga Imana yigisha, Imana ikomeye, nkuko ishobora kuzatuma nge mbyitangira nkabitanga mu Gifaransa cyangwa nkabitanga mu Cyongereza cyangwa mu Kiswahili. Ibyo byose rero yambwiye ngo ntingire ikibazo, ibyo ngibyo nabyo izabikora. Ishobora kuzana umuntu, niko yambwiye, ishobora kuzana umuntu aho yatoranyije, kandi nabwo umunyamasina usenga ntago azapfa kuzana ubonye wese, cyangwa se ngewe ikabimpa habitangaza mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza cyangwa mu Kiswahili. Ibyo ngibyo nabyo yaje kubimbwira. Nyirizina Imana yambwiye ngo rero nza kubwira isi muri rusange n'abantu bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye isi,
yambwiye ngo mbabwire ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukuri kuzuye Imana ije kwigaragaza mu bayo kurageze. Nagiye kubona mbona nanone kandi nagiye kubona mbona abantu benshi bari kugenda mu nzira ari nk'uruvunganzoka, ari abantu benshi cyane. Bamwe ari kuva iburyo, abandi bakava ibumoso, abandi bakava hepfo, abandi bakava ruguru, bose bagahura ariko nta wishimye urimo. Nuko Imana arambwira ngo nibihe abantu bagiye kwinjiramo bibabaje, bikomeye ndetse biremereye cyane, aho umuntu wese aho yarateze ibyishimo agiye kubibura. Anaje kubwaza Imana ngo none se aho umuntu yarateze ibyishimo ni hehe buri wese agiye kubibura? Mwuka w'Imana arambwira ngo abantu banza gushyira ibyishimo n'umunezero kuri yo, ndetse no kugira ngo Imana ariyo ibahereza kunyurwa no guseka. Benshi ibyishimo byabo babishyira ku bagabo babo, abandi babishyira mu kazi, abandi babishyira ku byishingikirizo ku nshuti zabo. Ariko ibyo byose Imana yaje kugira gute? Yaje kuvuga ngo ibibakuyeho, kuko nabo aho bari babiteze Imana ihateje ikibazo kugira ngo buri wese aho yari yishingikirije yahindura ubusa. Naje kubona mbona amakampani menshi ahombejwe nuko abantu benshi bayigize ibyishingikirizo, aho kugira ngo abo bantu kampani bayibere umugisha bayibereye umuvumo. Niyo mpamvu amakampani agiye guhomba, kuko abantu barayishingikirije ntibashingikiriza ku Mana. Niyo mpamvu ibyishingikiriza Imana igize gute byose ibikuyeho. Nkuko kubikuraho rero abantu benshi bahuye n'ibigeragezo byinshi bikomeye by'inzara, by'amadeni, byo kutarya no kwambara ubusa. Ariko abantu bose batishingikirije ku makampani runaka bari ku isi, buri wese n'aherereye, uwo nguwo azakomeza kubaho. Ibyo abandi bazabona kari imisaraba ari ibintu biremereye bigoranye, bo bazabona nta cyabaye. Niyo mpamvu umuntu usenga, Imana yatangaje itangazo mbere iravuga ngo nibasenge cyane, ariko n'ubu ngubu muko Imana yaje kumbwira ngo mbabwire ngo nibasenge cyane, kubera ko uyu mwaka ugiye ku mwaka wihindurije, ugiye kuba macuri, ugiye ku mwaka uri macuri cyane. Kubera yuko nanone ari abahinzi bagiye kurira, ndetse n'abakora ubuzi butandukanye bagiye kurira, kuko ibihe birahindutse, bibaye macuri n'ibihombo bibaye byinshi. Ariko ku bantu b'Imana basenga, ku bantu dukomeje gusenga Imana, bo Imana hari uko izabigenza. Ndetse icyo kigerageza ntabwo kiziye Abanyarwanda gusa, ko kiziye isi yose muri Afurika, kuko bibaye mu buryo nyine bukomeye. Ariko by'umwihariko Mwuka w'Imana yaje kumbwira ngo cyane cyane ngo nanone ndebe barabiburaya ngo basa nkaho bageze mu bisubizo, aho bari bakahita nko mu ijuru. Mwuka w'Imana yaje kumbwira ngo babwire ngo aho bari ni Gihonomu, baraba diaspora, aho bari ni inzira y'ubusamo ibajyana Gihonoma. Ngo nibabe maso cyane, kubera ko naje kubona mbona ibintu biteye ubwoba kuri bo. Numva numbiwe, nagiye kubona mbona abantu benshi basa nko bari guhambira, nkuko umuntu ashobora kuguha priyave, yamara kuguhereza priyave y'inzu yawe, ukayiguha priyave utiteguye. Burya umuntu bamaye priyave yiteguye, hari ukuntu abanza ibye kubishyira ku murongo. Ariko rero bo nagiye kubona mbona bamwe muri bo, ntago ari bose, nagiye kubona mbona bamwe basa nk'abahawe priyave bari guhambira. Mbona bamwe basubiye iwabo kuri gakondo, bamwe basubiye mu bihugu byabo, abandi bakabahambiza, abandi bakagenda bari kurira. Nuko Imana arambwira ngo nubwo benshi bari buraye, ariko imitima yabo ari mu bihugu baturutsemo, ariko abandi bakaba bafite isoni nyinshi. Yego, bakaba bafite isoni nyinshi zo gusubirayo mu bihugu baturutsemo, kuko bamwe bavuyeyo bahemutse, abandi bakoze ibyaha, abandi bahemukiye bagenzi babo, abandi bakoze ibizira. Nuko Imana arambwira ngo rero hari bamwe batazemera gusubiza mu bihugu by'iwabo, ahubwo bazaca mu zindi nzira z'ubusamo, abandi bakagwa mu nzira batagezeyo. Ubwo ibyo birangiye, kuko Imana aza kunyereka, naje kubireba numva ngize isoni, numva ngize n'amarira, ndanarira, nagize ubwoba, ndavuga ngo Mana warekeraho. Kuko Imana arambwira ngo komeza urebe kandi witegereze. Najyaga kubona nkabona bamwe bari kujya mu soko. Iryo soko Mwuka Imana yambwiye ngo iri soko ryitwa imburamumaro, isoko ry'imburamumaro, isoko ry'imburamumaro njya kurimbuka. Isoko ry'imburamumaro njya kurimbuka, nagiye kubona mbonamo ibicuruzwa bitandukanye, nagiye kubona mbonamo ibinini byinshi, ngiye kubona mbonamo amarukoro menshi, ngiye kubona mbonamo ibitsina by'abagabo n'iby'abagore. Abantu benshi bari kwirukanka bari kujya kubigura bishimye. Ariko nyuma y'aho ngaho ngiye kubona mbona imvura y'urubura runini cyane, kandi urwo rubura rwaka nk'umuriro. Najyaga kubona nkabona abo bantu babiguraga bishimye. Mu gihe gito ngiye kongera kubona mbona urwo rubura
urwo rubura ariko rumeze nabonaga ari urubura ariko rwotsa. yego sinzi uko narusobanura ariko ni gutyo narubonaga. Ngiye kubona mbona rukuva hejuru rukuzajya rugwa kuri buri muntu nicyo kintu yaguze kuri soko ry'imbura mu maro njya kurimbuka. Niko nabona niko mwuka Imana yari imbwiye, nkabona urubura ruraguye ku muryango, buri wese ruguye ku muryango numva mwuka Imana arambwiye ngo mbene bari abantu bamaze kugura biriya bintu ndetse n'abandi bari kubigura bwihishwe. Mwuka Imana arambwira ngo yarabasanze kenshi bo ubwabo ngo banga kwemera, banga kumva, banga no kuyumvira. Iravuga ngo numuriro w'Uwiteka n'ibyago by'Uwiteka bigiye kubazira mu buryo bukomeye. Birangiye mbona muri Afrika mbona n'igihugu cy'u Rwanda kirimo. Ngiye kubona mbona ubusambanyi bubaye bwinshi cyane. Bubaye bwinshi noneho mbona abantu benshi mubwo busambanyi, mbona abakecuru, mbona abasaza, mbona n'abana bato. Icyaje kumbabaza nuko nabonye n'abana b'imyaka 12 no bari gukora ubusambanyi, bari kwizambika mu by'ubusambanyi. Mwuka Imana arambwira ngo mbese nzageza he nduhanya n'abana b'abantu nk'aba ngaba. Numva Mwuka Imana avuze gutyo, ndavuga se mwami Imana, abana b'abantu nabahe, abana bawe nabahe. Mwuka Imana arambwira ngo abana b'abantu naba ngaba bari gukora ibi ngibi, ariko abana banje naba ngaba. Naje kubona itandukaniro abana b'abantu ndetse n'abana b'Imana baribo. Rero nagiye kongera kubona ikintu cyaje kumbabaza nanone, kandi nagiye kubona mbona abo ngabo bamwe na bamwe Imana yitaga ngo abana b'abantu benshi. Nagiye kubona mbona harimo abafashe gitari, harimo abafashe senta, harimo abafashe Bibiliya, mbona harimo abahagaze kuri altari. Mwuka Imana arambwira ngo nabariya nabo barimo. Ngiye kubona arambwira ngo abaririmbyi barimo, abacuranzi barimo, abapasiteri barimo, n'abavuga butumwa barimo, ndetse n'abahanuzi barimo. Ubwo birangiye Mwuka Imana arambwira ngo dore bariya bose uko bari kubareba ntabwo bakora ibyo nshaka, bakora ibyo ku ruhande rwabo, ngo kandi inkoni yanje ngiye kuyibakubita mu gihe gito cyane bagiye kubibona, ngo ariko biraza kubanzirizwa n'ikimenyetso kigiye gutambuka. Yego ibyo ngibyo rero byaje kurangira. Ubwo nanone ngiye kubona mbona abantu basa nko baciriritse batagaragaraga nkaho atari abanyembaraga. Ngiye kubona mbona bambaye imyenda mishya, iyo bari barimo mbona bayivuyemo. Kuko Imana arambwira ngo nubwiza Imana ibambitse ndetse ni igikundiro cy'ijuru, kandi abo ngabo bazatinyika, abo ngabo nta kibi kizabegera kandi nta nubwo kizabasatira. Nagiye kubona mbona ibiganza byinshi biri guhereza mbene abantu bambitswe imyambaro mishya. Mbona ibiganza byinshi biri kubahereza we. Muko Imana arambwira ngo nabantu yateguye b'abanyamugisha bagiye Imana igiye gukoresha abo bantu b'Imana bakagubwa neza bakishima, kubera ko banze kwiba. Imana ikoresha abantu bayo kugira ngo abo bandi bagubwe neza kandi bishime. Ariko irambwira ngo ibyanduye ntago bizagera mu biganza byabo, ibyanduye ntago bizigera bibasatira. Ubwo ibyo ngibyo byaje kurangira nanone, kandi ko Imana akomeza kuntambagiza kunyereka. Ngiye kubona mbona mu ikibaya ngiye kubona mbona uruhande rumwe, mbona gisa nk'ikibaya, mbona uruhande rumwe hari imyaka iteyemo igeze nko hejuru, iruma ariko yumihagaze. Ngiye kubona mbona n'imyaka irateye iri hejuru ariko iratoshe cyane. Nuko Imana yambwira ngo ni ibice bibiri, abantu ni ibice bibiri. Nuko Imana nyereka iyo myaka yumye, inyereka ari abantu basengaga, abandi berekwaga, abandi bahanuraga, ariko batakifite karite imindite, ubudahangarwa bwo mu by'Imana n'ubuhanuzi bw'Imana. Abandi ngiye kubona mbona nabo bari mu kibaya, ngiye kubona mbona nabo baratoshe bameze neza. Nuko Imana yambwira ngo nibihe bije bibiri bitandukanye, aho abana b'Imana bagiye kugubwa neza, aho babandi biremeye ubucocero bagiye kugubwa nabi, kandi sigiye kubabona, kandi bagiye gukorwa n'isoni mu buryo budasanzwe. Uwari ufite agiye guhinduka nk'udafite, kandi agiye gusaba no kwamana ku musozi, ariko utari ufite Imana igiye kumuzamura kumutumbagiza, agiye kugera kure cyane bishoboka, kuko ari Imana nyiringabo yaje kuvuga ngo nze gutangaza mbene ubwo buhanuzi. Yego ndaza wenda ubu hari ibindi Imana yaje kunyereka, ariko wenda nzaza kubivuga ikindi gihe. Ndimo ndabisengera kugira ngo wenda bwabyo bwuzuye, kugira ngo bize kugenda neza. Ko hari amatorero, amadini Imana yaje kunyereka amwe namwe, ntago ari yose inyereka abashumba baho bameze nk'abazamu b'insengero, ariko bo ubwabo bazi ko ari insengero ari izabo, ariko Imana ikababona
nk'abazamu cyangwa se nk'abakozi bihaye akazi Imana itabahaye akazi. Yego, ubwo rero wenda nabwo ikindi gihe nikijya tuzagaruka ko nabwo ndakomeza kubisengera iko Imana yambwiye ngo nze nkubwire nzaza kukubwira kugira ngo ntambutse message nanone kandi nayo amwuka Imana nanone ikindi yaje kunyereka mu ngo harimo agahinda, ingo nyinshi harimo agahinda kenshi gakomeye, kenshi mu buryo budasanzwe, bwinshi uduhinda twinshi, ariko kubera ko abantu benshi banze kwegera Imana ngo begere umusaraba ndetse bishingikiriza abandi bantu. Rero Imana ibyo byose yaje kubirimbura no kubikuraho. Uyu mwaka rero wa kwa 11 David, reka nkubwire, ukwezi kwa 11 abahinzi bitegure, wenda Imana bateguje mbere, bagiye guhura n'icyo bita ibihombo bikomeye kuko hagiye kugwa imvura mu majyaruguru iteye ubwoba. Abahinzi bihangane, hagiye kugwa imvura iteye ubwoba kandi iyo mvura hari n'abantu bazabigenderamo, ariko ni imvura y'imyaka. Abantu banyumve neza ko ari imvura y'imyaka mvuze. Hajya abantu bavuga umuntu atanga ubuhanuzi abandi bakajyamura kubisobanura uko batabivuze, ko babitekereje. Ni imvura y'imyaka. Abahinzi rero nabona haguye imvura nyinshi mu majyaruguru, Kigali bazitegure ko hari n'inzuzi zariduka, zubatswe zikariduka kubera ko nyine bimeze gutyo. Impamvu bubake bakomeze, mukomeze mwabahinzi mwe, bubake bakomeze amarigori neza, ubwo rero iyo ni amaterasi muyahinge neza. Ayo ni itangazo riri kuzura abantu b'Imana, abahinzi, ariko abantu bari burangare. Hari n'abantu bazatembanwa n'uwo mwuzure kubera ko nyine bari mu byaha, kuko Imana itazemera yuko uzi ko David Imana ishobora gukoresha ukabona umuntu ari kugomera, umuntu akagomera Imana cyane, Imana ikemera ko imodoka iza ikamugonga kugira ngo atajya hariya akagira umuntu umukoraho bekitirirwa uwo muntu kandi nta n'icyo yamutwaye. Yego, rero abantu babe maso cyane kandi basengere n'imyaka bayisengere, kuko uyu ni umwaka ubaye mu buryo nyine batari biteze, mu buryo utunguranye. Yego, niyo mpamvu rero Imana ishaka kugira ngo abantu babe maso mu buryo bwose, atari kuba maso mu gipande kimwe cyangwa se mu gihande kimwe. Hagiye kugwa imvura iteye ubwoba cyane. Yego, kandi uko abantu bari bazi ko bihiziriza Noheli na Bonane bagaserebura bakishima cyane, oya, ni igihe cyo gusenga ndetse n'igihe cyo kwegera Imana no kurira. Yego, Imana ishimwe nibyo ngibyo, ariko banasengera kiriya kirunga kijya kiruka cya Nyiragongo kiruka, kigiye kongera kuruka. Kandi ibintu bigarutse gatatu, kirunga cya Nyiragongo bigarutse gatatu, kigiye kongera kuruka, nuko abantu batari kubyitegura ngo babimenye, kigiye kongera kuruka. Yego, Innocent urakoze cyane. Naheruka kumva ubuhanuzi nk'ubu mu minsi yatambutse, ariko burawe na Solange uramuzi? Yego, Solange, yego, Solange uramuzi? Namusatsinze aho ngaho wamubona? Solange dufashe we kutamubona. Hari message yatambukije. Yego, Solange nawe n'umuhanuzi ukunze gutambutsa amagambo akakaye na bariziki n'abatambutsa amagambo akakaye. Solange wamubonye? Ubundi ubuhanuzi asa nk'uwerekezayo aho kwa Gitwaza. Yego, ariko ahageze asanga kwa Gitwaza ntihagikora, nawe mbisengera nyine ntabwo umurimo ugihari, kubera bwa ya mirare, kubera uburyo urusengero rwaraye. Yego, we yaje azi ko hagikorera, hakiri mu rusengero cyangwa se hakiri hari abantu bari kuhasengera. Aje rero asanga ntihagikora, asanze hatagikora, mbona nyine asubiyeyo, ntago yakomeje nyine ngo ajyeyo kwa Gitwaza muri urwo rusengero. Muri make yasanze harabaye itongo. Yego, hararaye, nta murimo wari ugihari. Muri make nta murimo wari ugihari, nicyo cyatumye ahita asubirayo, nibyo yabimuzanye ntiyabikora. Yego, rero nagira ngo mbwira abantu basengera kwa Gitwaza ko yego, Imana itababona. Kwarekera aho ngaho muri rusange. Yego, wabyumvise? N'abantu basengera kwa Gitwaza nk'Imana ntagibabona. Atanga ubuhanuzi bukakaye, nuko we n'abantu batumva neza. Solange nawe no gufata umwanya tukamusengera. Abantu basenga musengere na Solange, twese turasenga Imana, kubera ko abademoni biremye mu dutsiko,
si kuri Solange gusa no ku bandi bahanuzi bavugisha ukuri cyangwa se bakoresha ukuri. Ntabwo iyi message iri gutambuka ntabwo nyitambutse ku bw'iyi audio ntambukije, ahubwo bamenye ngo abadayimoni bahagurukiye abahanuzi b'ukuri cyane, ariko uyu Solange nasenge cyane uyu mwaka utazaba umwaka ushaririye kuri we, ariko ku bw'amashari y'abadayimoni yahagurutse. Yego yahagurutse amuhagurukira. Inama z'abadayimoni ziri kwiga ku buzima bwe, ku buzima bw'ubugingo. Rero abasenga muri rusange dusenga tumusengere, kuko nangira abantu benshi bajya bansengera, Imana ijye umugisha. Nawe rero tumusengere cyane ko ntago nta kintu Imana ijye ivugira ubusa, nta kintu ivuga ngo kize gutyo. Yego urumva ntago ari injajwa ngira, ntago Imana ari injajwa. Yego Solange ivugi. Hanyuma Innocent, n'ubundi ntasi ngombwa ko tujya muri Bibiliya cyane, kuko n'ubundi nzibazi ko nkunda ijambo ry'Imana no kuri Rwanarike Plus. Birakatsindwa kuza kuri Rwanarike Plus tukahava tutavuze ijambo ry'Imana. Twavuga ibintu byinshi, ariko ijambo ry'Imana bari ingenzi cyane. Nushaka dusomera umurongo umwe, nusoza ko dusomera ndakubwira ibindi turi buze gukurikiza, ariko uwo murongo abantu bawumve neza. Yego kuko biragatsindwa abantu bankurikira no kuri Rwanarike Plus gukorana n'umuntu ariko tutavugije ijambo ry'Imana. Biragatsindwa ni bibi cyane kuko simbiko sinambishyigikira cyane ko abantu baje bakumbwira ati bya bintu ugiye gukora byo gukora y'ubukama nta bantu bazagukurikira, ariko washimwe wo waje ukaba urakoze subscribe iwacu tugenda tuba umuryango mugari. Bura David no kuri sura kureba se buriya aba bantu bakora inkuru zisanzwe z'ibyabaye bagakora inkuru z'ibyacitse, buriya ziraza expire wenda mu cyumweru kimwe ziba zata agaciro, ariko ijambo ry'Imana imyaka ibihumbi n'ibihumbi rizahora ari rya jambo. Uko ntago waza kunyereka ibyabaye 2020 muri 2 sibyo, ntago iyo nkuru nayireba, ariko nareba ijambo ry'Imana ryavuzwe muri 2. Amen. Ibyo ngibyo narivuga nanarireba nkumva ribaye rishya muri ngewe. Niyo mpamvu rero aba YouTuber benshi bari gukora intuza inkuru zisanzwe, bagiye kujya mu bihombo, abandi bajye mu muyobokamana, binjire mu by'ijambo ry'Imana batari basanzwe babigira, kubera ko iby'isi bigiye kubahombana. Yego ni karibu. Noneho ugiye gusoma tusomere mbasomere Yesaya 42 kamagire. Yesaya 42 yego 16 na 18 turi bugarukire, cyangwa reka nsome kugira ngo tuze kunyaruka. Yesaya 42 yego 16 na 17 na 18 aho gusa haranditse ngo impumyi nzaziyobora inzira zitazi, yego zinyuze mu tuyira zitigeze kumenya, umwijima nzawuhindura umucyo imbere yazo, yego nahagoromye nzahagorora, yego ibyo nzabikorera kandi ibyo nzabibakorera kandi sinzabibahana. Urumva ahangaha rero impumyi nzaziyobora inzira zitazi, ni ukuvuga ngo babandi nyine batamenyera ibyo gusenga. Urumva David, babandi batamenyera ibyo gusenga, nk'uko Imana azabinjiraho, nk'uko Imana azabasanga, nk'uko Imana azabayobora, kandi bazasobanukirwa neza, bazamenya ko ari umwami w'amahoro bayoboye. Babandi bari bazi ko bafite experience mu gusenga, mu guhanura, abo ngabo bazagumana ubwo experience bwabo, ariho bazagira ngo bari guhanura bakugira gute, bakazira ibyo bavuze, kubera ko ibyo bakoze byose bitarimo Imana. Ariko impumyi, abantu badasobanukiwe, batazi nyine iby'Imana, batazi ko ari abahanga, Imana izabayobora. Yego dukomeze 18 turasoma, yego turi gusoma 16 turasoma na 18, yego 17 haranditse ngo ariko abiringira ibishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma, ababwira ibishushanyo bibajwe bati muri Imana zacu bazakorwa n'isoni. Mwabipfa amatwi mwe hanyuma
yego reka 17 nanone ahangaha ni hahandi nyine abiringira ibishushanyo bibajwe bandi biringiye akazi kabo bakiringira ba onkre bakiringira amakampani bakiringira amadiringira ubwenge bwabo bw'isi nibo bagiye gukorwa n'isoni ariko abantu bose batiringiye ibyo ngibyo byose ntago bazakorwa n'isoni kandi Uwiteka azababa hafi azabatabara azabarengera azabakomeza kuko ari Imana ikomeza niyo mpamvu ko byagenda kose bantu b'Imana nshuti z'umusaraba twihangane turabizi neza ko Imana igikora turabizi ko Imana itabara ko Imana irengera kandi Imana itanga pe rero uyu munsi wa none ibyo wiringiye byose bishira hasi wiringira Uwiteka azakuba hafi kandi azakora ibikomeye ndetse azakora ibidasanzwe wongera ugarukira Uwiteka ntago azagukoza isoni mu byo urukubona byose uri gucamo Imana izabana nawe rero wowe uri kwiringira akazi kawe ukiringira umugore wawe ibihe nk'ibi ngibi twinjiye mu mwaka ugiye kuba umwaka udasanzwe uzakorwa n'isoni ku bwabyo uzamwara kandi uzaseba ariko igihe cyose wabyiyambuye ukiringira Uwiteka ntago guseba bizashoboka ntago guseba bizakunda rero niyo mpamvu uko byagenda kose Imana ishaka kugira ngo wowe uhindukire uhaguruka ubwira Imana ngo ibyo wari wishingishijeho byose ni ibi ngibi kuri uru ruhande ku mpamwe n'iyindi rero ibyo byose byiyambure wiringira Uwiteka ni ugiye gukora ibikomeye kandi bidasanzwe kugira ngo atabara ubugingo bwawe ibyo wari wiringiye byose birambika hasi niba ufite amashuri umere nk'utayafite uyakoreshe ariko ntuyirate niba ufite amafaranga ntuyirate niba ufite ikintu byirate ariko wirate ko wacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo rero Imana nikishaka kandi icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe Imana ihimbazwe dukomeje dusomere murongo wa 18 aranditse ngo mwabipfa amatwi mwe nimwumve mwampumyi mwe nimurebe mwitegereze yego Imana ishimwe cyane 19 nushaka kurekera ngo 18 ibipfa amatwi impumyi mwabipfa amatwi mwumve mwampumyi mwe nimwitegereze yego bantu b'Imana nshuti z'umusaraba Imana yababwiye ibintu byinshi cyangwa se komeza kubaha message ese ko Imana ije babwira ngo nimuhindukire rwose mukore ibyo Imana ishaka nikangahe Imana ibabwiye yababwiriye ku ma YouTube babwirira ku makanisa musengeramo ibabwirira mu muhanda mwarumvisha abantu bagenda babwiriza abasazi barababwira turababwiriza muravuga ngo turabasazi turahanura ibyo Imana itubwiye muravuga ngo ntabwo twuzuye tubabwira ibintu byinshi bitandukanye muvuga ko ntacyo bimaze ariko uyu munsi wagipfa amatwi we Imana irakubwiye bigeraho ibikwite gipfa amatwi kandi wakagombye ko warabyumvisha impamvu wiswe gipfa amatwi nuko wumvishe ijambo ry'Imana rikubwira ngo umva va muri ibi ngibi Imana ishaka kurokora ubugingo bwawe Imana ishaka kugira neza ariko reka ibi ngibi Imana ishaka kugira ngo ihindure ubuzima bwawe ariko reka ibi ngibi Imana niyo mpamvu yavuze ko uri igipfa amatwi mu by'ukuri mu ruhande rw'umubiri ntabwo uri igipfa amatwi ahubwo wowe wumva ibyo akagombye kumva ariko ukabitera umugongo ibifite agaciro ntabwo byumva ariko bidafite agaciro ntabwo ubyumva mwampumyi we reba ese nta kimana yakubwiye niba uri kufungura ikiganiro ukareba ikiganiro ugafungura ikindi kiganiro abantu mu muhanda bakabwiriza ubutumwa bwiza kuri televiziyo ukumva ubutumwa bwiza kuri YouTube ukumva ubutumwa bwiza kuri TikTok ukumva ubutumwa bwiza ababwiriza ubutumwa bakaba benshi ababwiriza ubutumwa bakavuga ubutumwa ibirema bikavuga ubutumwa impumyi zikavuga ubutumwa ariko we ufite amaso areba y'umubiri ukabona ibyo byose ukabireba ukabyirengagiza ukabirenzaho rero uri impumyi Imana ishaka kugira ngo iguhumure uyu munsi mbese ntiwahumuka ukareba ukitegereza ese iki Imana ishaka gukora ku buzima bwawe Imana irashaka guhindura ubuzima bwawe Imana irashaka kugukorera mu buryo bidasanzwe Imana irashaka guhindura uko utari wiyizi Imana irashaka gukora ibishya ku buzima bwawe ariko manzi uhindukire iyambure iyo myambaro mibi itari yawe itakubereye iyambure buri kimwe cyose cyafashe ubuzima bwawe maze wambare undi mwambaro mushyashya amaso yawe mbese ntacyo arabona ese amaso yawe ntacyo aritegereza ku ma YouTube ku ma TikTok ku ma Facebook ndetse ntacyo uritegereza ngo urebe ne ku ma Google Meet ntacyo uritegereza ngo urebe Imana irashaka wowe Imana iragukeneye kugira ngo igukoreshe iby'ubutware Imana irashaka kukubohora Imana irashaka gukura hizo ngoyi iyo migozi yose ifashe ubuzima bwawe Imana irashaka kugira ngo ihinduke mushyashya subira mu murimo w'Imana subiramo mbese hari icyo wabona hari icyo utarabona reba amaso yawe wigize impumyi ariko Imana yakoretse ibintu byinshi ariko wanze kubireba rero wiba impumyi kandi ureba Imana irashaka kukurengera no kukuba hafi no kugutabara kugira ngo uve mw'ibyo bintu birimo uve mw'ibyo bintu bidahesha Imana icyubahiro Imana irashaka kugira ngo uhindukire rwose igukoreshe mu buryo budasanzwe ayo marira ashire akugahinda kakuveho ibyo byakwizengizeho bikurekure niyo banga ryonyine ushobora gukoresha kugira ngo Imana ikurokore Imana ikubohore mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen Imana ishimwe cyane amen rero bantu b'Imana Imana bamugisha kandi haze kwifuza ku mitima yanyu mu gihe nk'iki ngiki ndiho Uwiteka ashaka kugira ngo yabibwiye Farao yabibwiye Mose ko yitwa ndiho uwo ndi we
yego ni amazina menshi yamubwiye, ariko ndiho Imana irimo iravugana nawe ngo ureba kandi wumve, hanyuma ukora icyo Imana igushakaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Hanyuma ndagushimiye cyane mukozi w'Imana kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho na message Imana yaguhaye, ukaba wemeye gutumikira Imana, nabyo ni ingenzi, ni iby'agaciro. Hari abanga gutumikira Imana bakayigomera, duheshenye nko kuba yatumye Nineve bakanga kujyayo, ariko ko byagenze ko Imana yakoze uko ishoboye imugezayo. Yego. Hanyuma nshimiye n'umuntu wese wadukurikiye, wakurikiye ikiganiro cyose kuva cyatangira, tugeze mu kanya keza ko kubwira umukozi w'Imana akaduha nimero y'Imana. Nababwira iki mu abantu bifuza gusenga n'umukozi w'Imana afite ibibazo bitandukanye, bafite icyo umukozi w'Imana yabafasha, tugiye kumubwira dusigaye nimero yiwe anadusengera ku bantu bafite ibyifuzo. Ni kare. Yego. Nimero yanjye ni 0788 25 40 agateranyo 250, abari hanze y'igihugu agateranyo 250 788 25 40 yego. Hanyuma rero iyo niyo nimero mbahamagaraho, uramutse umpamagara ukambura kubera ko mba mfite abantu benshi, wanyandikira message, Imana iguha umugisha. Hanyuma tugiye gusenga Imana, izere ufate kuri screen yawe uri kureberaho, yaba telefone, yaba laptop, yaba televiziyo uri kureberaho iki kiganiro, ihangane ufateho kandi wizere, uraza gukira mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana mu izina rya Yesu. Talaboda siantola kondala minimanda la sivotre de kia shail na haido kita la benemanda la bodosi edrare. Kristo ushimwe kandi uhimbazwe ko ukijije abamama, ukijije abasore n'abakobwa, ukijije abapapa, n'uhimbazwe kandi kubarengeye. Abarwayi bari mu bitaro, abandi ndazigiye kuvamo bafite ikibazo ko zigiye kuvamo, abandi gutwita byanze, abandi bari mu ngo batishimiye, ibibazo ari byinshi, ubukene, mwami, uburwayi budasobanutse, tabara. Abafite ubushomeri bukomeye, ababuze minervari, bari gushaka ibyangombwa batari kubibona, barwaye imigongo, abarwaye mu nda, amaguru, amavi, umugongo n'imitima, imivuduko, imitwe idakira, mwami kuraho mu izina rya Yesu Kristo, ubakirize ubuntu. Bafite amadeni, bacuruza bagahomba, abatari kumvikana imiryango yabo, abatari kumvikana n'abashakanye, abatari kumvikana n'abana babyaye, abari mu bihombo, abafite ubwoba bw'ibihe barimo, mwamutabara urengere. Ngahoro turakwizeye kandi turakwiringiye, nawe ukora isoni, ushimwe kubikoze, ushimwe kutabaye, ushimwe kurengeye, ushimwe kumvisha gusenga, barwaye imitsi, barwaye impyiko, barwaye diabete na kanseri, barwaye uburwayi bwo mu maraso n'imitima, ibyo byose mwami, barwaye indwara z'uruhu, ibyo byose mwami ubakirize ubuntu. Ndakwinginze, urakoze kunyumvisha gusenga kwacu, urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye cyane wowe wadukurikiye, nawe Innocent turagushimiye. Imana ibahe. Munakoresha n'ibindi byose mubona byashigikira umurimo w'Imana mubikore. Imana ibahe umugisha.